nimukomere muri Kristo. Haleluya. Ntore z'Imana nimukomere. Dore amasomo twegereza Imana kuri iki cyumweru cya 21 tariki 23 Kanama 2020. Isomo ryamenye mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwe wa 22 murongo wa 19 kugeza kwa 23. Dore ijambo Uhoraho abwira umutware Shebuna: ngiye kukwirukana ku murimo wawe, nkunyage umwanya wawe. Uwo munsi kandi nzahamagara Eliyakimu mwene Hilikiyahu umugaragu wanjye, nzamwambika ikanzu yawe, mukenyeze umukandara wawe, mugabire ubutware bwawe, azabera umubyeyi abatuye Yerusalemu nabo mu nzu ya Yuda. Nzashyira ku ntugu ze urufunguzo rw'inzu ya Dawudi, nakingura he kugira ushobora gukinga, nakinga he kugira ukingura. Nzamushyigikira akomere nk'inkingi ishinze ahantu hakomeye, azaba intebe y'ikuzo ry'inzu ya se. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 138. Uhoraho, wowe Mana irangiza amasezerano yayo, impuhwe zawe zizahoraho ubuziraherezo. Uhoraho, ndakogeza n'umutima wanjye wose, ndakuririmba imbere y'ab'ijuru bose, mvukamye nerekeye ingoro yawe ntagatifu. Ndogeza izina ryawe kubera impuhwe zawe n'ubudahemuka bwawe, kuko warangije amasezerano yawe, bigatuma ubwamamare bwawe burushaho kugaragara. Umunsi nagutakiye waranyumvise, maze urampumuriza unyongerera imbaraga. Nubwo Uhoraho akomeye bwose, ntabura kwita ku baciye bugufi. Uhoraho azankorera byose. Uhoraho, impuhwe zawe zizahoraho ubuziraherezo, ntuzatererane uwo waremesheje ibiganza byawe. Isomo rya kabiri ryo mu Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyaroma umutwe wa 11 murongo wa 33 kugeza kwa 36. Bavandimwe, mbega ukuntu ubukungu n'ubuhanga n'ubwenge by'Imana birengeje urugero! Mbega ukuntu imigambi yayo ari inshobera muntu, n'inzira zayo zikaba urujijo! Koko rero, ninde wamenya igitekerezo cya Nyagasani, cyangwa ninde wamubereye umujyanama, cyangwa se wabanje kugira ngo icyo amuha ngo azagombe kukimwitura? Byose bikomoka kuri we, bikabeshwaho nawe, bikaberaho we. Nahabwe ikuzo iteka ryose. Amen. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ivanjili yanditswe na Matayo umutwe wa 16 umurongo wa 13 kugeza kwa 20. Muri icyo gihe Yesu ageze mu gihugu cya Kayazariya ya Filipo, atangira kubaza abigishwa be ati: abantu bavuga ko umwana w'umuntu ari nde? Baramusubiza bati: bamwe bavuga ko ari Yohani Batista, abandi ko ari Eliya, abandi ko ari Yeremiya, cyangwa umwe mu bandi bahanuzi. Yongera kubabaza ati: mwebwe se muvuga ko ndi nde? Simoni Petero aramusubiza ati: wowe uri Kristo, umwana w'Imana nzima. Yesu amusubiza agira ati: urahirwa Simoni mwene Yonasi, kuko atari umubiri n'amaraso byabiguhishuriye, ahubwo ni Data uri mu ijuru. Noneho nkubwiye kuri uru rutare, kandi kuri urwo rutare nzubakaho kiliziya yanjye, n'ububasha bwo mu kuzimu ntibuzayitsinda. Nzaguha imfunguzo z'ingoma y'ijuru. Icyo uzaba woshye munsi kizabohwa no mu ijuru, n'icyo uzaba wohoye munsi kizabohorwa no mu ijuru. Hanyuma yihanangiriza abigishwa be kutagira uwo babwira ko ari Kristo. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Ntore z'Imana, umubyeyi wacu Kiliziya dutegura amasomo aryoshye cyane. Uko Kiliziya ikoze n'uko ikora, uko ihamagara n'uko itora, bituganisha kuzirikana uyu munsi ku buyobozi. Umuyobozi wese muri Kiliziya atorwa na Kristo, kandi akamwigana akamuvomaho, kuko Kristo ari we ntore nyakuri. Turazirikana ku ngingo 3: imiterere y'ubuyobozi Kristo atanga, umuyobozi n'umugaragu nka Kristo, no gusabira abayobozi. Ingingo ya mbere: imiterere y'ubuyobozi Kristo atanga. Aha turaza kwibanda ku ijambo intore nk'umuyobozi uhabwa urufunguzo. Mu isomo rya mbere turumva ukuntu kera mu bwami bwa Yuda, igikomangoma cyategekeraga umwami cyatwaraga imfunguzo z'inzu ya shebuja. Bati: nzashyira ku ntugu ze urufunguzo rw'inzu ya Dawudi, nakingura he kugira ushobora gukinga, nakinga he kugira ukingura. Amen. Ubu bubasha bugatwumvisha imirimo y'abakuru ba Kiliziya. Naho mu isomo rya kabiri, Pawulo aributsa Abanyaroma ko umukiro wose uturuka ku Mana, ugatangwa n'Imana. Ati: byose bikomoka kuri we, bikabeshwaho nawe, bikaberaho we. Uwo mukiro wa Nyagasani twawugeranye n'icyumba cyuzuye ibiryo bidateze gushira. Urufunguzo rw'icyo cyumba kirimo ibiryo rukaba rubizwa n'abashumba ba Kiliziya, bahagarariwe na Petero nk'uko twabizirikanye mu Ivanjili. Reka rero by'umwihariko tuzirikane muri iyi Ivanjili uko Petero yahamije ukwemera kwe imbere ya Kristo, agahishura uwo ari we, n'ukuntu yegukanye ubuyobozi kubera Kristo. Twifashishije amagambo 6: urutare, Kiliziya, imfunguzo, kuboha, kubohora
na Kristo. Urutare ni ikimenyetso cy'ikintu gikomeye, ni Imana. Yezu ati, Petero uru rutare, kandi kuri urwo rutare nzubakaho kiliziya yanjye, n'ububasha bwo mu kuzimu ntibuzayitsinda. Amen. Kiliziya ni ijambo ry'Igihebureyi Kehal, bigasobanura assemblée convoquée par Dieu, ikoraniro ry'abahamagawe n'Imana. Naho imfunguzo n'umuryango ni ibimenyetso by'ububasha, ubushobozi butuma abashumba bashobora kuboha no kubohora, kunga abantu n'Imana, nko mu ntebe ya penetensiya, no guhangana n'imitego n'imivumba kiliziya idahwema guhura nayo hano ku isi. Nubwo bwose Petero afite ubwo bubasha, ariko ntabwo ari ubwe, ni ubwa Kristo akoresha. Ijambo Kristo ni Igihebureyi Mesia, n'ikigereki Christos, bivuga intumwa y'Imana, umugaragu w'Imana, uwasizwe, uwatowe. Ni koko bavandimwe, muri kiliziya ntibihagije guhamagarwa, ahubwo gutorwa. Ni koko hahamagarwa benshi hagatorwa bake. Kristo niyo ntore nyakuri, abandi bose batowe nawe niwe bagenderaho. Participation. Hari impano eshatu mu Kilatini trimunera Kristo afite kandi asesekaza ku ntore ze muri kiliziya ye: munus docendi, don d'enseigner, kwigisha ishingiye kuri Kristo umuhanuzi; munus sanctificandi, don do sanctifier, gutagatifuza ishingiye kuri Kristo umuherezabitambo cyangwa umusaseridoti; hanyuma munus regendi, don do gouverner, ishingiye kuri Kristo umwami, Christ prophète, prêtre et roi. Izi mpano ko ari eshatu Kristo azigabira intore ze mu masakamento atatu kubw'amavuta ya Krisima, amavuta y'ubutore. Muri rusange abakristo bose muri batisimu no gukomezwa bagira uruhare ku buhanuzi, ubusaserdoti n'ubwami bwa Kristo. Sacerdoce commun des fidèles. Noneho by'umwihariko mu isakamento ry'ubusaserdoti nk'urwego nyobozi, sacerdoce ministériel, bagatorerwa kugira uruhare by'umwihariko kuri ya mirimo itatu ya Kristo: kwigisha, gutagatifuza no kuyobora imbaga kiliziya, umuryango w'Imana. Ntawiha icyo cyubahiro kuko ari icya Kristo. Ingingo ya kabiri, umuyobozi ni umugaragu. Kristo ubuyobozi bwe ntabwo ari ubutegetsi, ahubwo ni serivise, kuba umugaragu. Ntahwema rero kwibutsa abo yatoye ko atari imyanya y'icyubahiro n'amakuzo y'isi bagiyemo, ahubwo ko ari ukumwigana, utaraje kugaragirwa, ahubwo yaje gutanga ubugingo bwe ngo bube incungu ya benshi. Hari rero abahamagarwa benshi bafite ifemba n'umururumba w'ubutegetsi, bibwira ko muri kiliziya ari imyanya y'ibyubahiro. Bene abo ntibamara kabiri, bahita bigendera. Hari uguhamagarwa, hari no gutorwa. Iyo wahamagawe wagira ibyago ukagera mu nzira kubera amashagaga n'amatwara y'ubuyobozi wifitemo, kugera ku butore ntibikunda. Muri Afurika hirya kure, abaseminari babiri bigaga mu iseminari nkuru, umwe aba uwa mbere undi amukurikira mu ishuri. Nuko muri ibyo bihe muri diyoseze yabo, abapadiri babiri biganaga, umwe baza kumugira padiri mukuru, ari wo nabaga uwa mbere mu ishuri, undi aramwungiriza, son vicaire. Nuko abacu nabo b'abafuratiri uko bari mu iseminari nkuru, wa undi wajyaga uwa kabiri mu ishuri aribwira ati, uriya mupadiri impamvu abaye mukuru ni amanota yo mu ishuri, uriya aramwungirije kubera ikibazo cy'amanota. Aha, ubu rero ndumva ari urugamba rukomeye. Nuko wa mufuratiri atangira kwiga amanywa nijoro ngo arushe mugenzi we, bityo aba ari we bazagira padiri mukuru. Uko ari kwiga ubutaruhuka, anako ahisha mugenzi we amakaye ngo atazamubana uwa mbere. Akajya yiga abandi bagiye gusenga, bagiye mu mirimo, we akaba ari kwigira ubupadiri bukuru. Byagezeho no kuryama arabihagarika mpaka ngo yigire ubuyobozi. Cyakora baje gutangira ibizamini, wageze muri ambulance kubera sirimenaje, umunaniro ukabije. Na n'ubu aracyari kuvurwa mu gihe gitegereje ubuyobozi. Ye baba we! Babyeyi, Petero papa wa mbere yitwa n'ubundi vicaire du Christ, umwungiriza wa Kristo. Hari abantu benshi bihagararaho bakanga kungiriza, ariko se muvandimwe bigutwaye iki niba wungirije Kristo? Cyakora niyo ari abantu wungirije, uzarindagira. Niba ushaka imyanya y'icyubahiro muri kiliziya, ntayihari. Niba ushaka gukorera kiliziya, urufunguzo ni ukuba umugaragu. Hari inkingi eshatu kiliziya yubakiyeho ubuyobozi bwayo, kuko buva kuri Kristo kandi n'ubwa Kristo: la Bible, ibyanditswe bitagatifu; le magistère, inyigisho za kiliziya; et la tradition, uruhererekane. Izo nkingi ko ari eshatu nizo zisigasira kiliziya, ariko abantu bamwe bapinga kandi bashaka ibyubahiro, iyi nkingi ya gatatu bakunze kuyirwanya, kandi Kristo ayikomeyeho: la tradition, uruhererekane. Kuva kuri papa wa mbere Petero kugera kuri papa Francis kuri hubu, abasimbura ba Petero vicaire du Christ, nabungirije Kristo. Bityo rero ntabwo bafite amazina y'ibyubahiro, ahubwo amazina y'abagaragu.
papa yitwa mu kilatini izina ry'icyubahiro servus servorum, serviteur de serviteur, umugaragu w'abagaragu. Nuko rero n'abepiskopi nk'abazungura b'intumwa bagafashwa n'abapadiri, ubuyobozi bwabo bose ni uko abagaragu, serviteur du Seigneur dans son service. Kimwe rero mu biranga umuyobozi ni ukuryama nyuma y'abo ayobora, akabyuka mbere yabo, ikimenyetso cy'uko ari umukozi wabo atari umukoresha. Ni uguhangayika kurenza abandi no kubakorera kabone n'ubwo batabibona, ariko Kristo we arakuruza umuyobozi, humura. Ingingo ya gatatu, gusabira abayobozi. Ubaye umuyobozi utagorwa, ubuyobozi bwawe bwakemangwa. Umuyobozi ni uguhangayika, ni ukuvunika, ariko buri gihe ugacunga kuri kurebera kuri Kristo intore nyakuri. Ariko nubwo abayobozi bavunika, ariko nanone ni n'abatoni b'Imana, batoneshejwe n'Imana, bagize ubutoni mu maso y'Imana. Kimwe na Bikira Mariya, umutoni w'Imana ahorana n'Imana. Buri gihe umuyobozi agomba kwizera ko Kristo ari we muyobozi we. Kristo niwe usigasira intore z'impande zose, bityo nubwo haza imivumba ibibazo, bagahorana isezerano ko nta bubasha bwo mu kuzimu buzatsinda Kiliziya. Amen. Abayobozi bari ukwinshi, hari abayobozi b'imodoka, imirimo, ubutumwa, igihugu, Kiliziya, n'abayobozi b'ingo, imitima. Ntawe utari umuyobozi kuri iyi si. Umunsi umwe ngo umupolisi yigeze guhagarika imodoka yari igiye mu butumwa bwihuta ngo arebe ko yujuje ibisabwa. Amaze kwaka shoferi ibyangombwa, undi mugenzi aturuka hirya kuko yaraziranye na shoferi, nuko mu ijwi riranguruye asuhuza nyiri imodoka ati, muraho neza nyakubahwa umuyobozi, mu byubahiro byanyu ndabasuhuje. Umupolisi abyumvise ahita asubiza vuba vuba ibyangombwa wa mushoferi ati, muyobozi mumbabarire, shobora kuba mbakerereje, ndi umugaragu wanyu, mugire urugendo rwiza. Umuyobozi amaze kugenda, umupolisi abaza wa mugenzi ati, ese uriya muyobozi ayobora akahe karere? Umugenzi ati, uriya ni admin wa groupe yacu kuri WhatsApp. Babyeyi bavandimwe, umuyobozi wese ni umutoni, ni umwami. Buri gihe Imana imuhozaho ikiganza kuko iba yamutumye. Umuyobozi ni umugaragu w'Imana, abahagarariye Imana, ntakora ibyo ashatse ahubwo ibyo Kristo ashaka. Nuko rero mu Kristo ntugasuzugure umuyobozi wawe, ntukamupinge, kuko n'Imana yabishatse ikamutora. Ni wa mugani wa Kinyarwanda ugira uti, usuzugura umushumba ugapfana ubworo. Muri Kiliziya ya Kristo ni ukumvira mu gukora icyiza gusa gihuje no gushaka kw'Imana. Hari amasengesho rusange, prière universelle, yo gusabira abana ba Kiliziya, dusabirana mu misa, akubiye mu byiciro 4: gusabira Kiliziya n'abashumba bayo, gusabira igihugu, umuyobozi wacyo n'abamufasha mu nzego za leta, gusabira ikindi cyose gikenewe muri Kiliziya, no gusabira imbaga iteraniye aho ngaho. Icyo ni ikimenyetso cy'uko Kiliziya yitunzwe n'amasengesho no gusabirwa kugira ngo ikomere kuri Kristo. Ariko by'umwihariko mu Kristo, ntore ya Kristo, nawe mu isengesho rya buri munsi gusabira abandi na Kiliziya birakureba. Ntukabihirikire ku bayobozi gusa. Uko nta n'umwe utari umuyobozi kuri iyi si, uko nta n'umwe utayoborwa kuri iyi si, nako wisabira utakagombye kwibagirwa na rimwe gusabira umuyobozi wawe, uhereye kuwa hafi ukagera kuwa kure, kugira ngo twese ababatijwe muri Kristo dukomeze twunge ubumwe, tuba abagaragu beza muri Kiliziya ya Kristo. Mukomere ntore z'Imana. Padiri Masumbuko Ladisirasi wa Diyoseze ya Cyangugu. Dukomere muri Kristo. Haleluya.